umva ukuri, isi si ijuru. Ku isi naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Yeremiya we yabivuze neza mu gice cya 12 umurongo wa 12 yaravuze ngo kuri iyi si nta kizima kihafitiye amahoro. Upanga kunguka kandi winjiye mu gihembwe cyo guhomba. Wanika ushaka izuba rikaza rakayagirizo gateguriza imvura ikaze. Wiruka ku mahoro ugatakaza nayo wari ufite. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11 we yabivuze neza. Ntabwo ari uburanga ruba wagize, ntabwo ari ubujiji, si n'ubushobozi buke, ibitagenze nk'uko ushaka ku isi ni ku isi imeze. Umva ukuri, isi si ijuru. Mu mubwiriza haranditse ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge se babona ibyo kurya, n'abajijutse se bo bagira ubutunzi, n'abahanga se bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe nibigwirira umuntu biba kuri bose. Umva ukuri, iyi si si ijuru, naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Erega si kuri twe abantu gusa, n'Imana ntago byagenze uko ishaka. Ntimuzi se ko n'abamarika bayinaniye babimburiwe na shefu wabo uwitwaga Rusifero? Mwijoro akaba intambara, akavuyo kagatangira. Nibyashe 12 muzahire ku murongo wa 7. Satani nawe ntiyayinogeye kandi yayobeje n'abandi. Byanditswe mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 4 ngo umurizo w'icyo kiyoka ngukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Ntiwumva se ko yayobeje nabo batagatifu siko Imana yari yabipanze? Umva ukuri, isi niko imeze, ntabwo bigenda nk'uko ushaka. Ntibikakurushye ngo bikumarire igihe ubitindaho. Umugore wawe, umugabo wawe se, umwana wawe, umukozi, umuturanyi bashobora kukubera ikirumbo. Ndimuhuze, ni ku isi imeze. Isi bigenda uko udashaka. Umva ukuri, hari abavuga bati reka twihumurishe gushaka ubutunzi. Muzasoma mu Migani igice cya 20 umurongo wa 21 ho haranditse ngo umwanda ubonekeye mu maguru mashya mwitangira ngo amaherezo nawo nuhira. Ubwo rero abantu bajya babushaka ntibubahire. Ahandi kandi handitse muri Bibiliya ngo haba ubwo bwiteye amababa bukigurukira. Si yo waboneshejwe n'amahugu. Muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 11 umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari ibundikira amagi itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanije 2 iminsi yo kubaho kwe, kandi hanyuma azaba umupfapfa. Ubwo bw'amahugu bwo nta nubwo butera 2. Muzanabisoma no mu Migani igice cya 21 umurongo wa 6. Ndetse bo baravuze ngo buyoyoka nk'umwuka. Rero bana b'Imana ni mwumva ukuri, isi ntabwo ari ijuru. Iyi si yacu naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka. Inama rero Ibyashuye 2 umurongo wa 10 uzajya ukiranuka uzageze ku gupfa. Bagutuka, bagukunda, bakuzambiriza, bagutunganiriza, uzajya ukiranuka uzageze ku gupfa. Uyu murongo wa Bibiliya urakaze. Ntabwo uyu murongo utubwira ngo uzakiranuke ugeze bagututse. Uyu murongo ntabwo uvuga ngo uzakiranuke ugeze bakwambuye. Uyu murongo ntabwo uvuga ngo uzakiranuke ugeze ubuza umugore cyangwa umugabo. Uyu murongo ntabwo uvuze ngo uzakiranuke ugeze inzara yateye cyangwa washonje. Ahubwo uyu murongo uravuze ngo uzatangira ukiranuka uzasoreze ku gupfa. Umva ukuri, Abafilipi 4 umurongo wa 5 ibyaba byiza ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umva ukuri, isi si ijuru ntibikakuvuna umutima, ahubwo uziha Imana uzibere mu bwami bwayo. Umva ukuri.